Baby, take. Nossa. You can't believe. I had a dream before. I met you, know. Okay, ngirindi impano. Nyine iyi ni impano ya mbere. Yari yo kubyina. Nyine bwa mbere nagerageje ndi mu rugo. Ngiye gusa ku gikuta nkagera gushekinga bika. So I decided to walk like, let me do like this. Nyine kumera nka miss. Look at me, babe. See my figure? No, it's spread like this. Put it here. And then you walk. Wow. Akose mbabarira umbiza ukuri kubera icyo utegura ibintu utambwiye utangishije n'inama nk'ubu mbabarira umbiza ukuri uriya muntu aramutse anyatse serivisi y'ubuganga namubwira ngo iki namuvurisha iki se ahubwo imiravumba imibirizi ibiti bibabi byavoka ibiki Chat GPT. iki So kubita prompt ni gute wavura ibintu meze gutya na gutya kagutondekera tak pam ukabura muvuye. ese ko mbabona ibintu wabigize imikino cyane Ntabwo ari imikino. Sisi uva nkubwire. Urumva? Ibintu ndi serious byahatari. Ndashaka ko winjira mu buzima bwa Gaëlle kandi ukabufata gutya mu kiganza. Sibyo? Ukiyiranje ukamwubaka mu rukundo ku buryo gahinduka nk'agasazi. Urumva? Jewe nkakundana na Gaëlle wo nguwo. Gukundana bivusobanuye ko nawe umukunda. Ntago wamukunda kuko urankunda. Sibyo? Ariko turi mu kazi, sibyo? Gahunda tufite turayizi. Sibyo? Erega ibindi gukora ndi kubikorana nawe. Urumva? Mama wararwaye yakiriye amafaranga yo kumuvuza. Sibyo? Ibintu ugomba kubikora nk'ubyikorera. Cyane kuri kubyikorera. Ubu gahunda ikurikiye ari iyi ngiyi rero. Ugiye kwinjira mu buzima bwa Gaëlle witonze kandi ugomba guhera kuri nyina. Yego. Nyina ndamugiraho gute? Biroroshye cyane ndaguha nimero ye. Uzagenda umusure wubaka umubano nawe wubaka ubushuti nawe. So babe, I have like this. Like this. No, kumenya mbona baba bari somehow serious. Ninjako yanjye basiriye gutyo. Abareba ngo. Natamugera. And again, that's the second talent I had. You get to can't see me. Shiri, why are you laughing? Don't you know can't see me? Can't see Ramos? The Ugandan woman. See, narinzi kumwigana ariko byaranze. See, so you think you can cheat me right now? I can beat you. I'm not kidding. I'm not kidding. You know, I was like, can I learn this thing from her? Can I be like her? Ariko byaje kwendinga. Oranway. Oh babe, you're smelling. Womaneza. Oh, come on, let's say. She's womaneza. What is it? You are a good comedian. Thank you. Oh, somebody called me. Wait. Hello? Yes, mommy. Ego, ndani. Mvuge muki. Ukanachaka. Please. Okay. Babarira nta kintu. Mom, ndi kumwe na Gaëlle. Ndi kumwe na Gaëlle. Nyine yaje kundeba mu rugo.
Yeah, he came to visit me, so we are having good time, right? Good time. But Mom, we're having good time together, yeah. Ariko na nyine ndaza kukureba nta kibazo nimba nshaka, Mom. Yeah, I'll be free. Like, nyuma amasaha nk'abiri nta kibazo ndaza ngurebe. Okay, Mommy. I'll be there. Thank you, Mom. Okay. Kuchikunda kwa acting. I don't like the way you act. Sindu kuno acting and uvugana na mama wawe. Ntabwo nkubwiye ko ntabwo ngiye nari ngusabye ngo mubwiye ko turi kumwe. Ikibazo kirimo se. Aranshaka. Ashaka tuvugana. Sibyo? Ari nako watakaga yeri neza witonze. Gusa ariko sisi. Utazigera ukora ikosa akagira umuntu umenya ko nge nawe cyambere dukundana cyangwa ino gahunda tuyirimo twembi. Sibyo? Ibyo byo biragoye pe. Biragoye. Mbabarira umbwira ukuntu tuzabana igihe kingana gute umuntu atarabimenya. Se wabinanirwa. Kobwa b'ikigali musanzwe mutubeshya. Reka nkwereke. None nanjye ndakubeshya. Oya, wambeshya gute. Dore ukuntu gahunda zimeze, sibyo? Vuba cyane urahita upanga gahunda yo kujya kubasura. Ibintu uri kubyihutisha mwana yanjye. Ngiye rero reka mbanze nkubwiye. Ujye ufata imyanzuro wabanje no kumbwira. None se urashaka ko ninanana n'uyu mukecuru dutindane? Wowe se ejo bundi sigwa rero murambwira ngo birakurambiye ntuzategereza. Unushaka gukomeza kumva ko ndi guca inyuma n'umupfakazi n'iki. Uko tubikora vuba niko birangira vuba niko bigenda neza, sibyo? Gahunda ukuntu iteye nuko nguko. Uzajya kubasura mugiye kuba inshuti n'iki. Akwentroducing umuhungu we umuseduize bishoboka byose. Kugeza ubwo uzamwegukana. Kuko kariya gahungu gashobora kwitambika muri gahunda yacu kandi nta risk nshaka. None se ubwo ngiye urumva namugeraho gute kuko uwo mwana nzabimwumvisha gute? Ibindi bimarire. Wowe batayari ko execute plan yanjye gusa. Ibindi byose bimarire. Gusa ngiye sinshaka gutinda muri iyi mikino. Kugira ngo tutayitindamo bigomba kuba successful kandi vuba cyane. Nibyo nakubwiraga. Ukwiye gutera intambwe ukaganiriza Gaye. Ukamubwira ko mugomba gufata decision yo kubana. Sema, wari ubizi ko ndi umukobwa? Yego ndabizi. Subwo numva najya imbere y'umusore dukundana nkuvuga ngo ngiye nkamwisabira ko tubana. Ushimye ko uvuze ko mukundana. Kubera iki utabimubwiye? No. We niwe kwiye gutera iyambere ambwira ko ashaka ko tubana. Ntabwo ari igomba kujya. Ariko ntabwo ari itegeko. Ntabwo ari itegeko. Uko yaza gusanga bikubwira ni kimwe nuko nawe ushobora kumwiyumva kandi murakundana urabizi. Uye nawe niyumva ari ngombwa azamenyesha. Impamvu mubwira ibyo nuko uzi neza ko igihe cyose ameze nabi ukaba iruhande nawe ubwawe n'umutima wawe wose urabizi. Sibyo? Urabizi ko itongera akazanzamuka. Niwe muntu uba hafi ye ubuzima bwa Gaye bukagenda neza. Urabyumva? Icyambere mba nekereza ni gutekereza ku buzima bwa Gaye. Hahandi muri kumwe jour à jour ubuzima bwe buzagenda neza kurenza uko bimeze. Icyo ni kintu. Akoma. Ibintu byose mabonera wabiteye. Nyine utashaka gukora ibyo umwana wawe gusaba. Niba avuze ngo don't get married, then don't get married. Nimba isezerano wawe umwana wawe, promise is a promise.
nta mpamvu yo kwirwa kurya umwana wadashaka mutesha umutwe nawe uri umuntu mukuru basi umwana wawe agaciro kubw'umwana wibyariye we gukora ibyo adashaka. none se fe urashaka kumbwira ko ari njye utuma Gahera arwara? Of course. Sure. Yeah. Oya mama wibeshye ntabwo ari byo. Niko yakubwiye se? Biragaragara. Ko nicyo utuma amera kuriya? Ariko always mom. Nuhora mu kanwa ke. That means there's something behind, right? Of course. Ntabwo wabyumva. Ariko sometimes ukwiye kubyumva. Kuko umaze kuba bakuru. Fidia ntabwo ngomba kuba mu buzima bwanjye nyine ubuzima bwanjye bwose. Ika niyo wabikora. Can't you do something like in private? Ukajya ubikora muri private, ukagenda ugakora ibyo ukora, ugataha umwana ntabimenye. I think it's better, right? Nyine we gutuma umwana wawe aho ari uncomfortable, aho ari nyine kuburyo umwana ari hafi kurwara trauma. Are you happy kubona umwana wawe always in the hospital, Iyo mbona ubona bishimishije? None ikintu cyambabaje ntabwo kizi. Ibaze yuko ari kumbwira ngo ngewe ngende nkingiranwe n'umwana nabyita ko ari nk'ahabereye stepfather wiwe. Noneho umbwiza ukuri ukuntu nzagenda nkakingirwana n'uwo mwana ngo nyuma tugakora divorce. Shange ndabona no mungu rwose aho bigeze ari kunaniza, ndabona ashaka aho nyine twatandukanira, sinzi mbese nanjye byanyobeye. Shano ukuri kw'Imana pe, ibaze ngo azakora ubukwe n'uwo mugore, urumva? Wa undi umupfakazi ngo nimamara gukora ubukwe ngo nyuma ngamwiyenzeho ngo ahita mwaka divorce, ngo hanyuma nanjye ngo nzaba nakoze ubukwe ngo n'uwo mwana ngo hanyuma dutandukane. Mbabarira unyumvire ibyo bintu, umbabarire nawe ungire inama nk'umuntu mukuru pe. Shambabarira nawe ubyumve pe. Nje byanyobeye, mbuze icyo mubwira, mbuze ahise yikubita aragenda. Sinzi n'icyo gukora, sinzi ubu nanjye bise binyobera pe. Noneho mbabarira wumve, ibazaho umuntu yifata akagupresenta, umva ngo uyu nguyu ni sheri wanjye biki n'ibiki, akabeshya ngo ngende umuganga. Nakubeshye numvaga ngiye nko kuruka cyangwa nkumva sinzi ikintu nakora. No mungu ndamukunda ariko ndabona amaherezo rwose nzamureka kuko ibintu atangiye kunkorera tangiye nanjye kuncanga kabisa. Imitungo yamusajije, imitungo yabaye imitungo yewe nta kintu kimuri mu mutwe usibye imitungo gusa. None ibaza umuntu nabwiye ngo basi yihangana ashaka akazi aracyarimo ngo ibiki n'ibiki, yaranyishe. Umbwira umuntu nk'uwo ngo mufitanye gahunda yo kuzabana atangiye gufata imyanzuro gutyo atakubwiye, akaza akakurohaho ibintu gutya na gutya, noneho akagutegeka no kubikora. Shawe ya pe. Nanjye ngiye gufata igihe cyo kubitekereza ubundi mune kumuhereza igisubizo kuko arakabije. Gusa urambwira ko byazarangirira he? Umva sawa nyine ubwo ngubwo ndaza kureba nimba hano. Of course. Bitagushimisha ntabwo wajya ubikora ariko nabishimishe Fidi yawe yawe. Bitagushimisha ntabwo wajya ubikora. Reka kurengera. Nshaka gufite uganira. Uri kumbwira ngo hanze kugeza ryari? Why not? Kuki utajyanye se ngo ubikore? Uko ni kubyumva wowe nka wowe. Bitandukanye cyane nuko ngiye mbyumva. Really? Yego. Ntabwo nibaza ko ibyo bimpa icyubahiro. Okay. Ibigwa icyubahiro ni ukuzana. Nakubwiye Fidia ibyo bintu nakubwiye urumva wagerageza ukabikora kandi nzaguhemba.
yawe rwose nzaguha akado kandi zashimisha umutima wawe. Nkurikiza. Nakikubwiye. Anyways, okay. Uzampa impano. Naho Gaël. What? Hazaba iki? Ibya Gaël byo ni byinshi cyane. Ntabwo nkubeshya. Wari uzi ko buriya Gaël namuteguriye njye na papa we. Afite impano nzamuha namara kurushaka nyuma ya mariage ye. Afite inzu nziza cyane. Igitangaza nawe ntabwo abizi. So ninjye ubizi n'ibanga. Umbikije ibanga. Ndabikubwiye ariko nkwibukije ko nyine atabizi kandi atari ngombwa kubimubwira. Igihe cyo kubimubwira nikigera nzabimubwira. Okay. Anyways, ugomba gutekereza yuko wibuke. Okay, wibuke. You don't know really. Ntabwo Gaël amukunda. Ngo? Of course. Simukunda cyane yuko nkeneye kumenya what's going on. Nibiki bitera. Ntabwo ukunda Gaël? Of course. Ariko se akazakumiro. What? Anyways, nshaka kubaza. Why? Kuki ahora ari muri hospital? Iriya cuma afite ayiterwa n'iki? Nshaka kumenya uriya mwana afite ikihe kibazo. Ibyo bintu ukuntu byibaza. Ndabizi ko ushaka kubimbwira. You can't tell me. It's okay. And if it is confidential, keep it, right? Nkeneye kumenya ni ukubera iki. Yifata kamera amasafuriya, amasahani, ibyo afashe kamera. He always act like crazy. Oh my goodness. The guy is not calm. Ahora ari sinzi bimufata ibiki avuza akantu, especially when it becomes like papa we cyane cyane yaje mu matwi atayactinga as a crazy guy, and it's so scary, like, oh my goodness, so scary. Nibyo bigutera kumva utabana nawe? I did not say that. Rero uko kuntu byibaza icyo kibazo ufite ngiye kinkomera inshuro nyinshi utamenya kandi nyimaranye igihe. Akora bizi. Ntabwo mbizi. Kugeza none aha nta muganga n'umwe igihe cyose namuvurisha. Ntabwo uzi ikibazo umwana afite. Urambwira ngo impamvu y'ibi bintu niyi. Ntabwo uzi ikibazo umwana afite. Kugeza none aha. Okay. Wewe warakimenye? Ukaba urimo wigirisha. Unseka. Video. Baby. Karame. Naganiriye na Fidia. Namubwiye ku bijyanye no kubana na Gaël. Hano umukobwa yamakaniye burundu. Yambwiye ngo we aramukunda ariko urukundo amukunda no kumwifashiriza gusa nta kindi. Nta gahunda afite kubana nawe. Fidia yabenza Gaël? Yego. Okay. Yamakaniye kabisa, ndahenda ndamubwira nti se urabona igihe cyose aturembana agaruka ruko uhari. Sibyo? Ngerageza kumuhereza fact zose zishoboka. Umukobwa aramakaniye ati no, ngiye ntabwo ndi tayari kubana nawe. Numva ngomba kumufasha nyine biraho ngo bisanzwe ariko sindi muri gahunda. Ese wandi Fidia mwamuretse? Kubona ari kuba hafi ya Gaël ibintu bigatungana. Reka nkwereke. Ntundi kari agakobwa k'amafuti turakareke. Ahubwo Gaël tumushyingire mu mushuti wanjye. Umuntu w'umuganga w'umuprofessionnel. Sisi. Yego sisi. Azamenya kumufasha kuruta uko Fidia yakamufashije. Kandi ikindi gaho nawe reba. Umwana wa Gaël na Fidia azasate.
ariko se nk'ibyo bintu bigeze mute kwira APRFC se bitwaye yaba ari mukura kubera ko urumva impamvu ngiye rero nabyifuzaga sibyo baby urabona Fidia afite ukuntu abasha kuyaringa uriya muhungu kandi ndahamya neza ko Gahera mukunda na Sisi nawe azabikora kandi se kumukunda bizatwara igihe kingana iki akashabi kamwereke ikintu ugiye gukora wowe wanyemerera se ubwo nkabyorganiza urabizi nyine ko mwemeranya n'umugabo wanjye sibyo njyewe icyo nshaka ni ibyishimo byawe sibyo kandi niba ari ngombwa ko mpuza Gahera na Sisi ndi bubikore sibyo kandi bizakunda sibyo kandi ntabwo bizanatugora baby kubahuza ni kimwe sibyo ariko no kugira ngo bajye muri iyo kwakiriyo erega Gahera ni umugabo Gahera ni umugabo kandi afite weaknesses igisekeje noneho weakness yiwe ya mbere nicyo gisubizo Sisi ari kuzana mu buzima bwe tell you what wowe nshakira nka 2M sibyo noneho ibindi byose ureka ukuntu nkwereka ukuntu mbyikorera kuko ndi sure neza it's gonna be iminsi mikeya cyane bazaba bari kumwe uranyemerera ko ibyo bintu ugiye kubijyamo ku buryo 100% mu gihe gito bitadutindije urumva kuba niza kubona mbone nizo 2M biranyorohera no kuba narugonorganiza n'amadates ukibahura ugasohoka tu sais la présence fait l'amour tu sais ubwo rero d'ici quelque temps bizaba byaciyemo ahubwo se nibikunda uzampemba iki nawe come on tell me urabizi ko mukunda mbaye ubije kubivuga mbabarire ubundi natekerezaga ko ari surprise it's okay you can tell ngiresha uzi se baby nyine numva nyuma y'urukundo ngukunda namaze kugisha inama umutima wanjye nkawenza ko tugomba gusezera wow ibyo rero nubikora ngakumenyesha ko ndi tayari ndetse cyane ubwo se tubyise igihembo ari ikibazo ntacyo byaba bitwaye rwose kaba ari ka motivation cyane ko ubwo Gahera azaba afite urugo rwiwe ntabwo azongera kuza kutuvangira mu byacu mana hari ahantu wagiranye igitima ngo kiransimbutse ariko nakwibuka ko nagiranye na papa w'isezerano kandi naramuka avuye mu buzima bwanjye nakomeza amafere yanjye uko mbyumva nibaza ko papa we naho ari atanga Gail narongora isezerano wahaye nyina rizaba ryarangiye nahaye papa we sorry ibyo wahaye isezerano byarangiye yego ahubwo let's go and celebrate